mwarababonye harimo aba DJ harimo aba Slay Queens sorry yene kumunda kuvuga ko ngewe namaze gufata ubusobanuro bwanjye bwo kumuna ari Slay Queens nuko byamaze gufata ko umukobwa wishoboye gisabiriza harimo abakobwa rero batagisabiriza nibo twakoresheje barakoze ikibazo mbajije nk'umuntu wayoboye iyi filime bavuze ngo ku isoko turaza tugahatana cyangwa se tukajya mu bintu by'imihari aga ariko bimeze ni ukuvuga ngo abakorera kuri YouTube hano turi benshi cyane na platform nyinshi kamera nyinshi mbona nyinshi zo kuri YouTube bafite platform zabo ahubwo twabuze n'abakora kuko iyo hakoze abantu 100 tujya ku isoko turi benshi babakira bakaza kureba byinshi bagacagura ariko iyo hari wenyine babura ko bagucagura kugeza ubu ahubwo tuba dushaka abantu benshi kugira ngo tugaragaze ko dufite imbaraga gusa nzabona amatana n'abantu batatu bazabona yuko ari bumbashije rero dukeneye benshi baza tukabahigika cyangwa bakaduhigika bitewe n'ibintu bazanye kuba wenda iyi filime ya Aria we igiye kuri platform ya YouTube ni mu rwego rw'abanyarwanda kugira ngo bayibone batigeze babona umwanya wo kuba bajya kuri Olympia kanari haruguru ndetse n'abacikamo abenshi barabisabye twabanje no kubanza kureba ibitekerezo abantu bayisabye ariko nyiri filime ngewe uruhare nayo nyifiteho no kuyobora nyiri filime yari afite uruhare rw'amafaranga n'ibiki byose we yaravuze ati ndabanza ngiye gukuramo amafaranga yanjye nimara kuyakuramo nzagaruka mpe n'abanyarwanda ubu ngubu nubwo turi hano tugiye gutanga ibintu by'ubuntu bigiye kujya kuri YouTube kuko na channel iriho ni channel shyashya ntabwo iri monetize ngo tugiye gucuruza ahubwo twaribye abanyarwanda twamureka tubahe ibintu by'ubuntu barebe umukobwa wacu ko ashoboye akana k'agakobwa ugashoboye noneho n'abandi bakobwa babone yuko bagomba kuba babikora nta kindi rero ariko abashaka kuza gukina filime nubwo bitoroshye bagashyira kuri YouTube bazaza bashyireho kuko icyo nizera 30% batangiye barahombye abantu 5 bo bungutse nabo 5 bandi mo ndatana nabo kugeza n'ubu natwe dufite umwanya wo kugira ngo twomeze dukore niba ndabwira bakomeze baze rero ariko icyo nababwira baza kutureba kugira ngo bahatane natwe kuri YouTube mujye mubanza mubaza aba producer kugeza ubu dufite abashoramari bagenda bakajya kubaza abakinnyi bacu ngo ese bimeze bite ete abose bacu barakize nibibuka ko kanjye kama kanyicira ngandi brand ambassador bigo bitanu amafaranga mfata ku kwezi ushaka gusanga wenda ari menshi cyane ugakeka ko ndimo ndakora kuri YouTube kandi wibagiye ko mfite ibigo bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda bimemba buri kwezi niho nakuyizina nimba nagiye gukura izina ahantu wenda n'urugero rukantange nk'urugero nimba nshobora kujya ahantu kwezi nkakora nk'ibihumbi 20 by'idolari agakashura 15 nkira 5 ukaza unyishinga ukagushoboka gurisha inzu yenguje kuba wakinisha filime waje ukambaza kugira umuvuno abereka n'umupfumo wanjye warangiza ukaza gukora uzi ibyo ukora kuko umukinnyi yagushuka abantu benshi babaherwe barahombye kubera abakinnyi babashuka bakabizeza ibintu bidahari mujye muza tubagira inama ngiye nta mu producer n'umwe wangezeho ngo mbure kumugira amakore muri covid house ya production yanjye niyo yashutinze filime nyinshi z'abantu batangiye guhomba ndimo ndagira ngo ndebe kumba supporting ngeyo mbonye n'umuntu wese umukonkira wanjye iyo mbonye adakora ngiye kumwihigira kudakora byagenze gute akenshi iyo akora ikibazo cy'amafaranga nyafite ndayamuha cyangwa ambye akari team yabuze nkayimutiza mu kwezi kugira ngo ngere azuke akore mbona bamatana nabo iyo mbuza bamatana nabo ndababara murakoze rero abashaka kuza bazaze duhatane kuko iyo mbuza bamatana ngaragaza ko nta ntege mfite Mbabuze nicyo nongera. Okay, arundi ufite ikibazo? Rahari? Nabo? Vibrate? Nta kibazo? Ntago cyabura. Nasabira guriya mukozi wo muri MTN ikibazo babajije ni nge ntabwo nagize manika
Okay, sawa. Iba ari nta kibazo sinzi ndatekereza ko niryo zina tuzi niryo tukomeza gukoresha bamenya time sinzi niba hari ikindi bashaka kutubwira cyane cyane wakunganira ariya kuri iyi movie nubwo wadusobanuriyeho wasubiza agaca kibazo watubwira kuri ariya the movie ho gato. Murakoze Anita. Ariya the movie ni filime ifite isaha n'iminota 40 n'amasegonda 46. Ni filime yakozwe mu gihe gihwanye n'umwaka turimo turarwana nayo. Igitekerezo yakigize kera. Iyi filime ntabwo ije nona, ntabwo igitekerezo twabyutse kibeho, ni igitekerezo twagize tukiri kuri Flash dukorana na dukora kuri televiziyo. Kimara nk'imyaka nk'ine turimo turakigenzura, agafaranga kaje kuboneka rero umukobwa muto arambwira ati ese tugira icyo dukora dukaragera aho ndabanyarwanda tubemeze. Nibwo twicaye ambwira igitekerezo cye n'ubuzima yanyuzemo, sibyo ko bwinshi nari mbuzi. Ndangije ambwira 80 20 ikaragamo nk'abamenya kugira ngo ishyuhe. Muri make arimo kuri kwa 80 20 ari ikibeshyo. Abakinyi bakinyemo ni benshi mwarababonye, harimo aba DJs, harimo aba Slay Queens. Sorry, yende ko nkunda kuvuga ko ngewe namaze gufata ubusobanuro bwanjye bwo kumara ari Slay Queens. Nuko byamaze gufata ko umukobwa wishoboye atagisabiriza. Harimo abakobwa rero batagisabiriza nibo twakoresheje, n'abahungu bisobanukiwe harimo na Diaro. Team technique yakozemo yari house yanjye ndetse n'abandi baturukaga kwa Badlama bake. Twakiye mu gihe gikomeye niko nabivuga, twakiye muri Covid igitangira. Twarakinaga twapanze saa moya ko turi buze gushutinga kugeza saa 4 za nijoro bitewe n'ukuntu amasaha ameze. Tukajya kuba tukumva itangazo kabera soye ngo ni saa 12 mutaha, shooting kabera pfuye. Niyo mpamvu yafashe n'igihe kirekire cyane. Rero harimo na scene twabura gukundukira nijoro bitewe n'uko gutaha ari kare, gukora ari kare, tukaba ahantu hamwe ndetse twakinaga mu ngo zimwe na zimwe za boss gukina nijoro bibujijwe yuko babasakuriza mu gihe baje kuruhuka. Urumva yuko byadutwaye umwanya munini wose uhwanye n'umwaka kubicuruza. Icyiza nuko yasinye muri company ikomeye, yasinye muri abandi banzi b'Abanyarwanda 1%. Ejo bundi yayijyanye Nigeria kuyereka bamwe mu baherwe bahatuye bashobora kuba bashora imari muri projet. Ubwo niyo private babwiraga. Wenda nyuma sinzi niba azayihaka n'abana Nigeria batandukanye. Ndayivuze ko private ko simza nayo yicaye aho hantu. Niyo ntabwo bikiri private. Rero urumva yuko yagiye gushaka isoko n'amafaranga menshi yazana mu Rwanda. Icyanshimishije cyane mbere nuko filime ya Aria ya mbere igiye hanze kandi ikaba ari filime yagiyemo abantu bakomeye. Ikindi yashyiyemo n'abantu bagomba kuba bafata agafaranga gakomeye kuko ntabwo umuntu yapfa kumpagurutsa ngo ajyijyanire ngo ajye kunyigondera, benshi byarabananiye kugira ngo nzajye kwana umwaka ndimo ndiruka ku bintu bye mfite n'ibyanjye. Ariko iyo mbonye amafaranga ndimo semakweri no kumwobo namanuka aho ngaho naragiye. Ariko umwobo uje nongo ntabwo mvuze ubundi. Rero iyo filime ya Aria yagiyeho nkamaze kwibona kuri YouTube, ni channel ye iriho trailer yonyine. Ikintu cyanshimishije nuko twashyize trailer mu munota umwe. Tukimaze kuyishyiraho ngiye kureba nsanga mu gihe cy'amasaha 28 subscribers zituma umuntu monetize zabaye. Ariko twagize ikibazo cya watch hour kuko twashyizeho akantu ku munota umwe. Ariko subscribers twazibanye zituma cyane ba monetize mu gihe cy'amasaha 28. Ubu ngubu rero ikintu niyizera kuko ikintu cyose cyo kuri YouTube nashyizeho ko kigomba kuba cyo kubera impamvu zanjye bwite mutari mwamenya. Naho nzikura iyi channel rero yanjye bitewe na mwarimu wanjye n'irino joro irareba ya monetize.
amena mwarimu ugomba kuyibona kuko uwacu wansigaje ni igihe gito kugira ngo ibe monetize kandi nirebwa n'abantu barenze 30 naza kwita ibe monetize kandi akeka ko hano kandi yamaze no kurangira. Mwese rero mufite mwireba. urumva yuko ibintu ari sawa. Nta kindi rero ni support yanyu dukeneye. YouTube kuba mwafata link mukayidushyirira muri hasi muri comment mukadushyirira kuri community yanyu cyangwa se muri short zimwe zo hasi kuri YouTube abantu bazikoresha utuntu twinshi bashobora kwamamarizamo mukayidushyiramo kugira ngo abanyarwanda bagereho bose bashobore kuba bayibona babonebe igikorwa umukobwa muto amaze kugeraho kugira ngo dukomeze dukore. Nta kindi rero navuga ni icyo ngicyo nuko yashoyemo amafaranga menshi nanjye nakuyemo amahagije aba nicanga kubera ko yo nari yarampagije kandi n'ubu ngubu turacyari hari umuntu wabajije ikibazo ngo amafaranga yashoyemo ubuze ko nakana bwa tujye kwishyura sale turacyashora urumva rero ibikorwa biracyarimo no mu kanya wenda dukaraga karaundi tukibe tugishoramo. Urakoze cyane. Ndatekereza ko sinzi niba Diaro hari icyo ashaka kuvuga. Diaro watubwira nka experience ego nari nibagiye ko ndi moderator sasa ngiye kubaza watubwira nicyo kibazo cy'abatete oyavuga ego yari movie yawe ndatekereza ya mbere watubwira experience gusa. Experience nuko arabizi ndi mu bantu bakize bagorana kandi bwa mbere cyane rwose nyine filime so it means ko iyo mpano nshobora kuba nyifite wenda nyine pasiteri urebye nawe nawe ibyo ngibyo. Okay, urakoze cyane. Ariya rero badusezerera mu buryo bwawe hanyuma tugafungaza kamera tukazicomokora mu kanya. Ikintu ngiye kuvuga yamaze kugera hanze nyine filime. Iyo umuntu ari mu rugo yubatse hari igihe uhura n'utubazo twinshi sometimes ukabura umuntu tubwira. Ibintu biri muri iyi filime rero ni ibintu byambayeho nabuze umuntu nabiganiriza ndangije ntekereza ko byaba byiza bikoze mu buryo bufasha abantu batandukanye simbikoreshe mu buryo bubi ngo bitume niheba bitume nitakariza icyizere ahubwo ngerageza kugira ngo bibyazemo umusaruro nk'umuhanzi cyangwa nk'umuhanzi kugira ngo bigira ikintu byigisha nyine sosiyete nyarwanda. Kuba giye kuyireba rero aka kanya wenda bashobora kuba badukurikiye ku mbuga zitandukanye. Iyi filime nyine ni filime iri emotionnel kuri njyewe, ni filime iva nyine mu ndiba z'umutima wanjye, ni filime irimo ibihe bibi nageze kuva navuka. Umuntu wese rero uza kujya kuyireba akaba yabonye n'iki kiganiro twagiranye n'abanyamakuru aze kumpa pole muri comment. Kandi ndanabashimiye abanyamakuru mwese mwaje, ndashimira Anita Pendo na Ramadan ndetse na Diaro mwakoze kunshyigikira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi nizere ko muzakomeza kunshyigikira no mu bindi byose bizaza. Nyine murakoze. Murakoze cyane Aria. Ako kantu niko kambabaje kuvuga ngo yari yabuze umuntu abibwira bishira muri movie as an artist. But that is good. That is good. Turashimira cyane. Natangiye mvuga media houses ziri hano ni nyinshi cyane. Iyo ubone kamera iyi nayo ni achievement. Nakubwira ngo ni media houses zikomeye muri iki gihugu kubona kamera zirenga 10 imbere yawe, mikoro ni nyinshi cyane imbere yawe. Iyi nayo ni achievement no kugaragaza ko tugushimira mu buryo kuvuga ko nibwo batabivuga muri ubwo buryo ibi bigaragaza ko bagushimira ko you represented our country. Thank you so much. Kandi courage. Rero dushimire na Onomo, natekereza ko bakoze cyane nabo kuduhereza space. Hanyuma
ikindi gikurikira nabyumvise ibyo uvuze ari ikindi gikurikiyeho rero ndatekereza ko cyiza tuza kuvugana cyangwa se tuza gupanga kamera zamaze kuzima. Actually, thank you so much guys, mwakoze cyane kwitanga, mwazindutse mwamaze umwanya mwabajije, and ndatekereza ko n'abadukurikiye n'abagejeje kudukurikira n'abaza kureba iki kiganiro mukore like kuri ni Isimbi Area Cool. yes, Isimbi Area Cool kuri YouTube channel ya Isimbi Area Cool. akantu kanyuma share and subscribe yego. abari hano muze kugerageza mumfashe rwose mushyireho aka link kanjye ka channel yanjye kugira ngo abantu babashe kuyireba, munyihanganire rwose ndabinginze. Murabyemeye? Murakoze. Murabyemeye? Murakoze babyemeye.